Reka nongere mbasuhuze bakunzi basamo Empire nguko bisanzwe amazina yanjye mbonye umugenzi Samuel nguko bisanzwe ngaba ngorera iyi YouTube channel bita Samo Empire 100 nguko bisanzwe dushiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye amafilime ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu munsi ari ikintu kintunguye ndi kureba ku mbuga ngoranyambaga ndavuga ati iki kintu sinabasha kuba nakihererana ngenyine reka ndebe niba ari byo nimara kubicukumbura ngasanga ari byo yanze kubibagezaho ng'abanyarwanda mwese muri rusange ndetse n'abandi babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda amazina ni yayandi mbonye umugenzi Samuel nguko bisanzwe reka dutangire iyi nguru iri gutrininga ku mbuga ngoranyambaga YouTube Instagram TikTok ahantu hose iyi nguru rero reka nyive umuzingo nyibagezaho nguko bisanzwe mubashe kuba mwayisobanukirwa niba ariyo niba atariyo muraza kubisobanukirwa neza gusa gahunda yanjye ni ugucukumbura ngareba niba byaba ari byo nguko bisanzwe reka mbibagezeho murakoze ndabakunda nimwe mwarangije gukora subscribe abatari bakora subscribe mbasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kuba mwakumva amakuru meza amafilime meza muyarebe ndetse n'ibiganiro byinshi bitanga inama reka dutangire aya makuru rero biragaragara yuko ahangaha ari mu karere ka Gatsibo icyo bishatse kuvuga ni mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda aya makuru agaragara cyane ndetse ibinyamakuru byinshi byatangiye kwandikaho aya makuru agaragara biragaragara neza yuko ari ibintu bitamenyerewe ngahangaha nk'inka yabyaye impinja ebyiri ese ibi bintu nibyo cyangwa ni ugushaka views ibi ngibi rero nibyo tugiye gukurikirana kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa neza hari ibinyamakuru byinshi twagiye tubona nizo nguru tugiye gukurikirana ndetse tuzisome nitumara kuzisoma tumenye neza ati ibi bintu nibyo cyangwa ni ukwishakira views ahangaha ushobora kwibaza ngo mbese bino bintu byabereye ahangaha biragaragara neza yuko byabereye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Karambi ngo ngaho mwako kagari ngo nimwo byabereye ngahinga yaje kwibaruka agera kubyara kwibaruka ngabana babiri ibi bintu rero byabaye biteye ubwoba ndetse biratunguranye abantu benshi batangiye kubona yuko isi yacu ishobora kuba igeze ku ndunduro mbese ibimenyetso by'inoza mbese ibimenyetso by'imberuka ubu ngubu biragaragara neza cyane ibi ngibi ntabwo twari turakabibona yuko inka yabasha kuba yabyara abantu ariko iyi ngiyi yo kuva yabyaye abana babiri abantu bacitse ururondogoro bari kuvuga ati bigaragare yuko isi igeze ku ndundure bigaragara yuko isi ibyayo birangiye pe kabisa abantu bari kwandika ama comment niko bari kugenda bandika kwizi mbuga ngoranyambaga zigiye zitandukanye ahangaha rero amakuru agenda tohozwa ntagenda agaragara ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube Instagram WhatsApp Facebook ndetse n'ahandi biragaragaza neza yuko hari abantu babashije kuba bafungwa aha hantu hiyi nga yabyariye abana babiri ese ntabwo uri gutekereza ngo bano bantu bazize iki nibyo turi gukomeza kugenda ducukumbura kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa neza niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacu bita Samo Empire 100 icyo twasabwa ni ugukora subscribe kugira ngo tuzajye tubagezaho amakuru meza yiziwe kandi agezweho ahangaha rero mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama mu kagari ka Karambi biragaragara neza yuko ikintu cyatumije aba baturage babasha kuba bafungwa ari iki ngiki ngo bakimara kubona inka ibyaye impinja ebyiri abantu bagize ubwoba cyane kandi namwe koko mwagira ubwoba bamaze kugira ubwoba na nyirinka agira ubwoba cyane bikabije urumva ahangaha byari byamurenze ngasigaye ngo bafata icyemezo cyo kuba bakica iyo nka iyo nka barangije bahita bayica ahangaha rero ikintu kigaragara neza ntabwo bafungiwe yuko bishe inka gusa ahubwo bafungiwe yuko bariye izo nyama z'iyo nka yabashije kuba yabyara abana babiri ibyo ngibyo rero nibyo bikomeje kugenda bigarukwaho ku makuru ava mu uyu murenge wa Ngarama akagari ka Karambi akarere ka Gatsibo ayo ngayo niyo makuru akomeje kugenda azamuka cyane ku gipimo kirenze ndetse mu by'ukuri ayo makuru ateye ubwoba niyo ari gukomeza kugenda atrininga ku mbuga ngoranyambaga zose zigiye zitandukanye niyo mpamvu nanjye niyemeje kuba nabibagezaho ahangaha ushobora kwibaza ngo mbese izo mbinja zabayeho cyangwa ndizabayeho izo mbinja zajyanwe kwa muganga ibintu byose turagenda tubikurikirana kugira ngo tubashe kuba twabibagezaho neza
ese wowe uri kureba iyi nkuru ubundi uratekereza yuko ari byo cyangwa uratekereza yuko atari byo ari ukwishakira views? Ibi bintu rero tugiye kubikurikirana tumenye ngo mbese abantu bo muri kano karere ka Gatsibo bo bari kugenda batangaza iki. Abantu bo mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Karambi ubundi bo bari kugenda batangaza ku bundi ibyo bintu nibyo cyangwa ni ukubeshya cyangwa hari ubundi buryo byagenze barabyitiranya. Ubu ngubu reka tubikurikirane ku buryo burambuye. Icyo nagusaba no wakora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo uzajye ubonera ibintu byacu byose ku gihe. Ikindi kandi ntuze kwibagirwa gukanda notification ndetse uze no gukora share kugira ngo n'abantu bagenzi bawe nabo babashe kuba bamenya iby'iyi nkuru bayikurikirane. Ahangaha biragaragara neza yuko abanyamakuru bagerageje gutohoza mwaka kagari ka Karambi umurenge wa Ngarama akarere ka Gatsibo yuko bagerageje kubaza abaturage ariko abaturage baza kwemera yuko ibyo bintu koko byabashije kuba byabaho. Ahangaha babyemeje ati yego ibi bintu byabaye ibyo ngibyo muri kumva ntabwo ari ibihuha. Ayo makuru yabayeho mwaka kagari ka Karambi inka yaje kubyara abana babiri. Iyi nkuru ushobora kuba uyumvishe muri aka kanya ariko ushobora gutekereza ati ubundi iyi nkuru yabaye ryari? Ni ukuvuga ngo ino nkuru yatangiye gutangazwa kuwa gatanu. Ni ukuvuga ngo kuwa gatanu bw'iyo nkuru yaje gusakara yuko mu kagari ka Karambi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Ngarama yuko inka yabashije kuba yabyara abana babiri b'abana. Ahangaha ikinyamakuru cya Gicumbi News kiragaragaza neza yuko kikimara kubona uyu mugabo nyiri y'inka akimara kubona inka ye ibashije kuba yabyara abantu ngo yagize ubwoba cyane arangije ahitamo kwica iyo nka arangije ayihereza abantu barayirya. Icyo ngicyo nta nicyo kibazo gishobora kuba cyatumije abantu babasha kuba bafungwa babashe kuba bajya iyi nka yabyaye abana b'abantu. Iki kinyamakuru cya Gicumbi News kikimara kubona ibi bintu byabaye nta kindi kintu cyabaye bahise babaza abantu baho ngaho mwako kagari ka Karambi uburyo byabashije kuba byagenda. Asigaye baravuga ati impamvu y'intunga twabashije kuba twayica ndetse tukayirya ni ukugira ngo itazabasha kuba yazana umuzimu mwaka kagari cyangwa se mw'uyu muryango. Ngo niyo mpamvu bayibaze bagahita bagira ute bayirya, ariko uko bigaragara ntabwo ibyo bisobanuro wabisobanurira leta nyine bafashwe bajya gufungwa ngo bajye kubasha kuba babisobanura neza. Ahangaha biragaragara neza yuko abantu babashije kubagiye inka n'abayiriyeho abo ngabo bose babashije gutabwa muri yombi niko ikinyamakuru kigenda kigaragaza. Ahangaha biragaragara neza yuko babashije kuganira n'ikinyamakuru cya Gicumbi News baganiriye nacyo barangije baravuga ati ibi bintu kugira ngo bibashe kuba byaba ikibazo se cyaba ari ikihe? Ikibazo rero gishobora kuba cyarateye ibi ngibi kuba byaba nuko iyi nka ishobora kuba yararamburuye inshuro nyinshi nyine ngo kuba yararamburuye ngo nicyo gishobora kuba cyaratumye ibi bintu bibasha kuba byaba. Nyine ibi bintu ntabwo ubwongo bwa muntu bwabasha kuba bwabyakira, niyo mpamvu bivugwa gutyo muri ubwo buryo. Ahangaha rero iyi nkuru ushobora kuba wayumvisha ukavuga ati si iyi nkuru ubundi ibaho, ubundi bino bintu byabayeho? Ariko mu by'ukuri umunyamabanga nshingwabikorwa by'uyu murenge wa Ngarama we yagaragaje neza yuko ibyo bintu bitigeze biba, yuko iyo ngiyo ari inkuru mbimbano, iyo ngiyo ari igihuha, ndetse ngo babashije kuba bakwirakwiza icyo gihuha baracyakurikiranwa ndetse kugira ngo babashe kuba babibabaza neza ngo n'iyo nkuru bamenye ahantu baba bagize ute bayikomoye. Icyo bishatse kuvuga yuko yino nkuru ari igihuha itigeze ibaho, ari ibintu nyine bahimbye. Nyine urumva niba ubuyobozi bwagaragaje neza yuko ibyo bintu bitigeze bibaho, tayari ibyo bintu ntabyagize ute ntabyabayeho, ahubwo ni cya gihuha kiba kigomba kugenda kigasakara kikagera ahantu kure, abantu benshi bakakizera, abantu benshi bagacuruza bakabona inkuru zo gucuruza. Ariko mu by'ukuri biragaragara neza yuko iyo nkuru atari iya nyayo, ubwo ari igihuha cyabaye. Rero mwe mwadukurikiye tubamanzuza ubungenge yuko ibyo bintu bitigeze biba. Niba ari uwakomeje kubabesha
nyine ndagira ngo mumenye neza yuko ibi ngibi ari ibihuha, ahubwo nyine ni abaturage babashije kuba babona inka yaramburuye, barangije bahita batekereza yuko iyo nka ishobora kuba yabyaye impinja zigera kuri 2, ariko ikigaragara cyo cyumvikana, ndetse n'abayobozi harimo umunyamabanga nshingwabikorwa by'uyu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo, akagari ka Karambi, yagaragaje neza yuko ibyo ngibyo ari ibihuha abaturage babashije kuba bakwirakwiza biturutse ku nka yari yaramburuye, asigaye bitegereje babibwira yuko bashobora kuba ari abana 2 iyo nka yabyaye, ariko ubundi ngo ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho bafana bacyo, ngo ibyo bintu ntibyigeze bibaho, ngo ni ibihuha, ngo ndimwigere mwizera yuko ibyo bintu byabaye, ngo bubwo ngo ubuyobozi buri kugenda bukurikirana abo bantu bagerageje kuba bakwirakwiza icyo gihuha kugira ngo babashe kuba bakigishwa, basobanurirwe yuko ibyo ngibyo atari ikintu cyakabaye cyakamamazwa cyangwa se cyakabaye cyazamuka. Ndakeka mwabyumvishe neza yuko iyi nkuru ari igihuha, ubwo ari abaturage babashije kuba babona inka yaramburuye, bamaze kubona inka yaramburuye bahita bavuga ati bigaragare yuko yino nka abangaba ari abana 2 b'abantu pe, babyemeza gutya, ariko mu by'ukuri ni ibintu bitari ibya nyabyo, ni ibintu inkuru itabayeho, ni inkuru y'igihuha iri aho ngaho. Abantu rero mwari mumaze kwizera yuko yino nkuru ari iya nyayo, nyine mumenye neza yuko atari iya nyayo. Gahunda yacu ni ukubagezaho amakuru mazima ndetse mugasobanukirwa yuko ibyo bintu ari ibya nyabyo cyangwa niba ari ibihuha mukabisobanukirwa, kugira ngo mujye mubaho ubwonko bwanyu bukangutse, ibintu byose abantu babwiye ntimuzajye muhita mubyemera ngo nuko mwumvishe bivugiwe aha n'aha, nyine ibyo bintu mujye mumanza mucuzinge mumenye neza yuko ari byo. Inkuru twemeje neza yuko ari igihuha, ndetse n'abagerageje gukwirakwiza icyo gihuha bari kugenda bashakishwa kugira ngo babashe kuba bakigishwa ntibazongere guhahamura abana b'Abanyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange. nuko nguko byagenze rero, mwe twabanye mu gucukumbura yino nguru ngo turebe niba ari iya nyayo. Ahangaha rero na biriya bavuga ngo nk'inka ngo yarafashwe, ngo yaragize ngiricwa, nyine biriya bintu mwagendaga musoma ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo byose turi kureba tugasanga ni ibinyoma, ni ukubesha. Ibyo bintu ntabwo mukwiriye kubyizera, mugomba kuba abantu basobanutse bazima. Kwereka ubu umuntu atangiye inkuru nziza azi kuvuga amakuru ntibivuze yuko ibyo ari kuvuga byose ari bizima, ari ibya nyabyo. Mujye mucuzinga ndetse mutegereze abo kubinyomoza bazajya baza. Biriya byo kuvuga ngo nyiri inka ngo yishe inka ngo amaze kuyica ngo baramufata ajya kumufunga, ibyo ngibyo byose ni inkuru mbimbano. Ndagira ngo mubimenye mw'iyi minota 14 igiye kugera ku icano yacyo yuko ibyo bintu byose ari ibinyoma. Mbifurije amahoro ya Kristo, mukomeza gukomerera muri we. Niba utari wakora subscribe ku YouTube channel yacu, ndagira ngo ubashe kuba wakora subscribe ku YouTube channel yacu kugira ngo n'ibindi byose tujye tubasha kuba twabibanamo neza. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, nawe utaha.